Ndabashuje rero mu izina rya Yesu Kristo, bakunzi ba Isanamitima mudukurikirana muri mu Rwanda, muri mu Burayi, Amerika, ibihugu bitandukanye, mwese ndabizi muramvugisha, turavugana, mudukurikirana muri benshi ku nyigisho z'umuryango. Ndabashimiye rero, Imana ibaha umugisha. Reka nshima Imana kugira ngo nanone dutangire inyigisho zacu z'umuryango. Mami Imana, ngushimiye uyu munsi mwiza, ngushimiye isaha ko turi imbere yawe. Ngiye rero data kubumbura akanwa nk'uko wambwiye, reka uvugane n'abantu bawe, amagambo yanjye ubwanjye ntacyo yabafasha, ariko nuvugana nabo data ni ukuri baragirirwa ubuntu, baragirirwa ineza. Urakoze rero kuri Imana yabiteguye, kandi uri Imana yumva gusenga. Icyubahiro ni icyawe mu izina rya Yesu, amen, amen. Nongeye kubabwira ngo shalom, amahoro y'Imana baganze aho muri hose mu buzima murimo kunyuramo ubwo ari bwo bwose. Reka rero ntangire inyigisho zanjye nk'uko mubizi, ndi Mama Queen cyangwa Mutamba Jacqueline, kubamenyereye kubo tubana buri munsi. Nta kindi kinzana muri studio, nta kindi kinzana ku Isanamitima, nihishurirwa n'inyigisho Imana impa, nyoborwamo n'umwuka wera z'umuryango. Narababwiye ngo ndiho ku bwanyu, ndiho ku bw'umuryango, kandi igituma koko n'Imana impagurukije cyangwa impaye izi nyigisho umunsi ku munsi, ni uko izi ko umuryango ariwo shingiro, ariwo rufatiro rwa buri kintu. Yego murabizi ko umuryango utahari, utabanye neza, nta gihugu, nta gihugu, nta torero, nta kintu kizima cyaba gihari tudafite fondasiyo nziza y'umuryango. Rero uyu munsi nabazaniye inyigisho nzajya nkurikiranya buri munsi, noneho nyuma y'umunsi umwe nzajya nzibasohorera, nyuma y'umunsi umwe nzibasohorere. Ndabashimira yuko nanone munkurikirana ku biganiro byanjye bya buri munsi, uko mukora comment, uko mukora share, ndabibona. Rero maze iminsi mfite ihishurirwa ryo kwigisha ku nshingano nyamukuru y'urugo, ibura urugo rugasenyuka. Izo nyigisho muzagenda muzibona mu ma episodes uko zizajya zigenda zikurikirana. Yego Abanyarwanda tugira ikinyabupfura cyinshi ku buryo tuzi ko hari ibintu bitagomba kuvugwa, kandi ari byo bikenewe, ari byo byangombwa muri uyu muryango hagati y'umugore n'umugabo. Mu by'ukuri nta kintu Imana yaremye kitavugwaho, ntacyo. Kandi icyo Imana yaremye ikakivuga mu ijambo ryayo, twebwe abizera ko ijambo ry'Imana ari ukuri, ari ubuhanuzi bwahumetswe n'Imana, nta kimana yigeze ivuga kitari ukuri. Nta kintu tubona muri iyi si Imana cyangwa ijambo ry'Imana ritigeze rivugaho. Rero mu by'ukuri niyo mpamvu mbanza kubisasira nkabisegura. Imana impaye ihishurirwa ryo kwigisha ku nshingano nyamukuru, ibura mu rugo, urugo rugasenyuka rutamaze n'icyumweru. Rero ntabwo nshobora guca hirya no hino. Imana iyo yampaye ihishurirwa ndizana uko rimeze, nkabivuga uko bimeze, kandi ikinshimisha ni uko buri hishurirwa Imana impaye rifasha benshi. Reka rero ntangire mu kiganiro cy'ubushize nigishije ku nshingano nyamukuru y'urugo, ibura urugo rugasenyuka. Uyu munsi rero ngiye kubigisha nanone
part 2 cyangwa igice cya kabiri cyayo. Nk'uko rero nababwiye nabasomeye n'icyanditswe kiri mu Bakorinto ba mbere ibice 7 kivuga ngo ku kintu cy'imibonano mpuzabitsina cyangwa kuri sex. Nta kintu Bibiliya itagivugaho, ariyo nshingano nyine nyamukuru y'urugo ibura mu rugo tugasenyuka. Ubushize narabyigishije cyane mbasomera n'icyo cyanditswe aho birivuga ngo ntimukimane. Ntimukimane. ngo kuko umubiri w'umugore iyo yahuye n'umugabo ntago uba ukiri uwe, n'umubiri w'umugabo iyo yahuye n'umugore ntago uba ukiri uwe. Nabigishije ko Bibiliya ivuga umubiri ibivuga igitsina, narabibigishije. Reka rero nihute, ndibuka ko nababwiye ko nzabigisha impamvu ki imibonano mpuzabitsina ari ngombwa mu rugo. Noneho nkabigisha iyo bitagenze neza ingaruka cyane cyane ku mugabo. Uyu munsi ndavuga ku mugabo. Ibyo byose ubushize ibyinshi narabivuze, ariko ubu ngiye kuvuga ku ngaruka iyo imibonano mpuzabitsina itagenze neza ku ruhande rw'umugabo, ingaruka agira. Iyo ngiye muri Google nkaguguringa nkareba inyigisho zikomeza umuryango cyangwa zatuma uyu muryango ukomera, sex ntishobora kuburamo, ariko bakavuga ngo imibonano gusa, ntibavuge n'impamvu ari ngombwa. Yego, njyewe rero Imana yagiye impishura ibyo bintu byose ku buryo ari ukuri, no kubankurikirana izo nyigisho nizo njya nigisha muri bridal shower, cyane cyane ku bakobwa bagiye gushyingirwa n'abasore tujya duhura nabo, tukabibigisha kugira ngo amenye indangagaciro na kirazira z'urugo. Reka rero nihute, nk'uko nabivuze ubushize, umugabo iyo atekereje gusa, agatekereza kuri sex, agatekereza ku mugore we, agatekereza ku byo abona, no kureba gusa, naho yirirwa mu kazi akareba ba bakobwa bamunyuraho bambaye utumini, intege zigaragara, umubiri we urahaguruka. Nababwiye ko umubiri ari igitsina, wenda ntiriwe mvuga byinshi, abumva urwo rurimi murarwumva. Urahaguruka ukamuhagurukana. Ibyo ngibyo, guhaguruka k'umubiri ntabwo ari ubusambanyi mu by'ukuri nk'uko benshi babitekereza. Rick Warren we yaravuze ati biri nomo. Nicyo kikubwira kuri nomo, kuko n'akana k'agahungu iyo kavutse, iyo gatangiye gukura, niho barebera ko ari kazima, ko umubiri wako cyangwa igitsina gihagarara, kuko benshi babaga bazi ko ari ibyaha bakoze. Ariko arababwira ati biri nomo. Rick Warren yaravuze ati biri nomo, ahubwo ikibazo ni ugukurikirana iby'uwo mubiri ugutegeka ukajya gusambana. Ariko kuba umubiri waguhagurukana biri nomo. Ariko noneho ndagira ngo mbasobanurire ko nk'uko mubona imitsi ihurira mu kirenge, ni nako imitsi ihurira muri uyu mubiri cyangwa mu gitsina cy'umugabo. Noneho yagize umurego cyangwa stiffness, imitsi irahagarara, umubiri we wose ugahagarara, bigakorana n'ubwonko, bigakorana na nerves, bigakorana na system, bigakorana na organs zize zose z'umubiri. Ni ukuvuga rero, ikintu kiri bumuruhure, ikintu kiri butume iyo mitsi igonda, agasubira muri nomo, agasubira mu buzima neza, mu gutekereza neza, mu kumva neza, nuko akora imibonano mpuzabitsina n'uwo bashakanye. Niyo mpamvu Bibiliya hariya muri kiriya cyanditswe nkunda kubasomera havuga ngo kubwo kwirinda gusambana buri mugabo wese agiriwe umugore, na buri mugore wese agiriwe umugabo.
nicyo Bibiliya ibishaka kuvuga. Narabibigishije ubushize, ngira ngo muzagenda mubyumva uko muzagenda munkurikirana. Rero nihuse, iyo bidakozwe neza, iyo atabonye iyo mibonano mpuzabitsina, iyo ageze mu rugo ntabone umugore we ngo bakore iyo mibonano bishimye banezerewe byateguwe, reba ingaruka agira. Reba ingaruka agira. Reka nzirisitinge kugira ngo nsobanure gato gato, ibindi muzagenda mubimbaza. Icya mbere, agira umunaniro mu mubiri we. Aho yumva ananiwe, yumva hari icyo abura, yumva nubwo yakora n'ibindi byose ariko hari icyo abura, ahora ananiwe. Icya kabiri, abura ibyishimo aho ari hose. Izo ni ingaruka zo kudakora sex neza ku ruhande rw'umugabo. Icya gatatu, adevelopa kwibagirwa cyangwa n'izindi ndwara. Yego, izindi ndwara za prostate, n'izindi zose zo mubona za stroke n'ibindi byose. Icya kane, bimutera ubusambanyi yitabara. Yego, ashobora kudevelopa ingeso yo kujya gusambana kugira ngo yitabare umubiri we, ya mitsi, kumva wa murego nyine, yitabare yumve aruhutse. Agira ingaruka zo kuba yakwikinisha. Benshi barikinisha kugira ngo ya mitsi igonde yumve asubiye muri nomo, mu buzima busanzwe. Murabizi ingaruka ngira ngo zo kwikinisha, havamo indwara nyinshi ku buryo n'umuntu ashobora guhinduka debile mu mutwe. Icya gatandatu, ku mugabo iyo nta sex, mu by'ukuri nta buzima, nta family, nta muryango afite. Yumva nta muryango afite, yumva nta rugo, yumva nta mugore afite. Niyo waba uri mwiza ute, niyo waba ugaragara neza gute, niyo waba uteye neza gute, kuri we imibonano idahari nta kintu uba umaze, nta kintu uba uri cyo, nta bwiza bwabona, nta cyiza kubonaho. Niyo waba uri umunyabwenge ntabona ko uri umunyabwenge, kubera ko ntacyo umumariye, ntacyo umumariye muri ubwo buryo, muri urwo rwego. Ashobora no gufata umugore we ku ngufu, by the way. Cyo ni ikintu cya karindwi. Nabyo ni ikibazo, ni skandari, ni ibintu bibi mu muryango. Hari igihe rero usanga kubera ko abagore batazi agaciro ka sex mu muryango, batazi akamaro k'imibonano ku mugabo, usanga kenshi kwa kundi twibera mu biturushya byinshi byinshi by'Imana yatugeneye kandi yaduhaye ubushobozi bwo kubijera, usanga yiryamiye, hageze iyo saha y'icyo gikorwa akavuga ko ananiwe, ndarushye yo mu gitanda ishenya urugo. Noneho umugabo kubera gushaka kwitabara akamufata ku ngufu, atari uko amwanze, atari uko ari umusambanyi, atari uko ari ikirara, ariko agira ngo basi umubiri we uruhuke, ye kujya gusambana ahandi, ye kujya kumuca inyuma, ye kujya gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka. Ariko abo ni abatinya Imana. Abadatinya Imana rero iyo yabibuza ajya kubishaka ahandi. Niko kwa kundi ujya ubona umugabo yafashe umukozi cyangwa yanegosiye nawe, abagira ngo kenshi aruhure umubiri we, hanyuma wenda akicuza nyuma, ubwenge bugasubira kugihe nyuma, ariko basi imitsi yagonze, wa murego washize. Urumva rero ni ikibazo gikomeye, kuko ikintu gituma umugabo ataruhuka, ikintu gituma umugabo ahora ananiwe, ikintu gituma umugabo atishima mu rugo, ikintu gituma umugabo atanezerwa, ntacyo kimaze. Urwo rugo ntago rwaba ruhari. Rero iyi niyo miterere y'umugabo,
niko ateye, niko Imana yamuremanye ubushake bwinshi kugira ngo mu buryo bw'urukundo ajya anezeza umugore we. Hanyuma umugore Imana imuremana ubushake buke. Imibiri y'abagore kuri icyo kintu ikunda kuba dormant, iri hasi cyane. Noneho kugira ngo umwe azane 50 undi azane 50 ku bushake, hanyuma bahuze buzuzanye. Yego rero mu by'ukuri imibonano mpuzabitsina cyangwa sex iyo ibuze mu rugo, urugo rurasenyuka, kuko nicyo kiruhura umugabo, nicyo kiruhura ubwonko bw'umugabo, nicyo kizana umunezero umugabo. Otherwise ahora arushye, ahora atishimye, ahorana umunabi, nta kintu kimunezeza. No mu kazi ashobora kwirirwa atanezerewe. Niba ari directeur w'ikigo, uwo munsi abakozi be barahura n'ibibazo, n'abana mu rugo ntago abishimira, kubera ko aba yumva yikoreye umutwaro, aba yumva ananiwe. Rero ni ukuvuga ngo iyi sex idakozwe mu buryo Imana yaremye, mu buryo bwagenwe, ibindi byose ni ingaruka, ibindi byose ni umuvumo. Ubwo rero ni ukuvuga ngo byinjiza n'umuvumo mu rugo, kubera ko sex iba itakozwe nk'uko bigomba. Rero ibi ngibi biterwa n'ubutamenya, biterwa no kutigishwa, biterwa no kutigishwa no kutamenya. Bibiliya iravuga ngo nimumenye ukuri, ukuri kuzababatura. Ibi mvuga abagabo barabizi, bambera abahamya. Niko bimeze. Sex yabuze mu rugo, rwose urugo rurasenyuka. Ndimo nsoza ndagira ngo mbabwire ngo iyi ni inshingano nyamukuru y'urugo. Bagore beza bari mu ngo zanyu, aho byapfiriye ni mu bivugurure. Nta mazi ararenga inkombe. Niba umenye impamvu itera umugabo kuba akeneye sex, bikore kugira ngo umunezeze, bikore kugira ngo mutabare. Ni inshingano nyamukuru y'urugo, ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri, si igikorwa cy'umuntu umwe. Nyamuneka mugore, iyo wamenye ko ari inshingano nyamukuru y'urugo, iki gikorwa kizakunezeza, iki gikorwa kizagushimisha, ndetse twe tukita kuramya Imana, kuko Imana niyo yabiremye, niyo yabikoze gutyo. Narabigisha ubushize ndababwira ngo sex niyo connectinga umugore n'umugabo bakita umwe, nicyo kibagira umwe. Iyo sex yabuze mu rugo, imibonano mpuzabitsina yabuze mu rugo, ubumwe buracika, connection umugore n'umugabo iracika, nta bumwe baba bagifitanye, no kwangana bakwangana, no kurwana barwana, no kwicana bakwicana. Yego connection iba yavuyeho, nta nubwo muba mukimeze nk'abaturanyi, ahubwo muba muri abanzi. Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Kubwo kunkurikirana, ni ukuri izi nyigisho nimuzajya muzikurikirana, ukareba inyigisho ukayirangiza, ejo ukareba indi, zizabafasha kandi zizabahindura ubuzima. Divorce zihagarare, induru zihagarare, amakimbirane ahagarare. Ibindi byose mu rugo na accessories. Iyo iki kitabonetse, iyi ngingo itakozwe neza, ibindi niyo wabikora, ukabikora neza, ukaganduka, ukubaha. Icyubahiro cya mbere mugore ku mugabo ni iki ngiki. Murakoze rero, Imana ibagire neza, Imana ibahe umugisha. Reka dusoze dushima Imana nk'uko bisanzwe. Mwami Imana, ndagushima ngo wahe icyubahiro, ngushimye kubw'abankurikirana, ngushimye kubw'umwuka wawe wera wabanye nanjye. Nizeye ibikuru n'ibikomeye muri izi nyigisho, nizeye guhinduka k'umuryango, nizeye guhindurirwa amateka kwa benshi, nizeye data ko benshi bagiye kumenya ukuri kandi kukababatura. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo, amen, amen.